turamuganiriza arangije turamubaza se umubyeyi w'umwana yaba ari hehe. Igisubizo cya mbere yambwiye ko mama yapfuye. Komera Kevin. Ndamusaba basi se wanjyanye n'ahantu baba barashyinguye mama. Yego. Ambwiye ngo sitwa nde. Ntabwo yambwiye. Ni papa se ni nyogose ngiye kubwira? Ni papa. Iyo yaje mu rugo. Yaje mu rugo aho iwawe Sandrine? Yego. Ijyango kubwira neza izina rya mama. Suko ntabwo ari amanyanga ahubwo ariho. Nibyo natekereje ko ari amanyanga. Nta mugabo umwe Aphrodis. Nta mugabo umwe Aphrodis. Wenda ari umubyeyi ariko twumva aka kanya akabaza ko yabyaranye n'uwo mugabo witwa gutyo. Ni ukuri aze gufata nimero za mama uyu nguyu ndetse n'uyu Kevin kugira ngo umubaze. Wisanze gute se wundi mu kazi ko mu rugo kora ko katumye uhura n'uyu mubyeyi? Kuko urafite imyaka 12 cyangwa munsi yayo ntawamenya. Niwe nyine nanisoje mu gatandatu mbonye ubuzima bukomeye avuga ati reka njyewe ngiye gushaka amafaranga afata umwaka umwe. Yego. Mfata umwaka umwe ngenda nshaka amafaranga. Segonderi nabonye primaire yo byari nabonaga bigora vat segonderi ntabwo nayiga ubwo ngubwo. Ariko njye kwishakira amafaranga. Basi ni nkuru umwaka umwe ntari ndadubura umwaka ni nshake bazansubiza mu gatandatu. Ngende nishakira amafaranga umwaka umwe. Nimbona amafaranga nzongera ngaruke ku ishuri. Ni muri mu mavakansi yose nzajya njya gukora mbona amafaranga. Nagiye nuko nese ubundi umuntu waguhaye akazi uri umwana ungana gutyo mu mineri bikunde ko bitabaho. Bikageraho naba njyamye nka gatoya saa sita. Umva araje arambyutsa ngo kihenuke inkuru runtu ruraryamye. Nuko cyo mu kazi. Nyine yambwiraga amagambo mabi nyine akanwese ngo wasanga ngo ibindi by'imyenda nta bwenge babe nafite wasanga ubwo harananyiranye na nyogokuru wawe ari gutyo. Ndumva nyine ni umuntu nawe nkora ko niyo twabana tukankubita ariko utambwira amagambo mabi. Nkumva nambwira amagambo mabi cyane naba ndwaye wenda narwara kuko narwaraga umutwe cyane nyine. Ntabwo nabashaga no kubimubwira ko nabatsu nabi. Uhuye se na mama uyu nguyu? Yego. Niyo nadwaye na grippe no umuntu sinzi uko namuvuganye nsibye Imana izamumere umugisha birenzeho. Sinzi yamfata nk'umwana we narenze umwana umuntu uncompi nyine umugenda nagushore ukuntu wambaye neza disi akuri n'umwana we humura sibyo? Umuntu njyana mu bitaro akanyishyurira 100%. Niyo namara muri misinga yaranyishyuriraga. Ikintu cyose nakeneraga ku ishuri aho nigaga. Yanyitaga inkweto za buri kanya breakfast ya ko sinzi uko nabivuga pibira nyine ibintu yankorembye byarandenze. Yanagura abantu babibonye. Niki kiri ku mutima niki gituma ugira amarangamutima menshi cyane kuri we? Ikintu gituma ngira amarangamutima burya biba byiza ko burya umuntu avuka ariko umuntu akamenya n'inkomoko ye. Uvi inkuru yanjye. Reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025. Indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%
komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na sisitemu ya AI. Ibaze ko rero iyo uguze imodoka baguha na waranti y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura ni ukwishyura mu byiciro, kandi imodoka ukayitwara pana byo byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara aho ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere, cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kiganiro nkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese ubana natwe mu biganiro byacu. Twizere ko mumeze neza kandi mukagira ibihe byiza muri hose hatandukanye. Nicyo tubifurije ubuzima, tubifurije kubuhobera, tubifurije kubona ibyo mwifuza by'umweko muri buno buzima. Muhomere ubuzima, mubukunde, mwihe ikaze nanone muri buno buzima, kuko ubuzima byanze kunze dusabwa guha tubutereta kugira ngo dukunde natwe tububone. Bisaba ko tubwitaho, bisaba ko twibwira ko byanze kunze bizagenda neza, bisaba ko dukora siporo, bisaba ko duhura n'abantu bazima, bisaba ko twiyaka ibyatubase, bisaba ko duhiga ibyishimo hasi hejuru kandi tukabibona. Icyaba kigutsakamiye cyose, icyaba kiri mu mutima wawe cyose wumva gituma utanezerwa, uvuga uti no, kigomba kuvamo byanze bikunze, ubeho kandi wongere ubeho. Ni ukuri pe, ubyiyemeze uvuga uti ngomba kubaho kandi uzabaho. Mbere ko ntangira ikiganiro hamwe na Sandrine ndetse na Kevin, nyina w'umuntu Sandrine ndetse na Ishimwe Kevin, reka tubanze tubabwiye ko muri kano kanya tubafitiye ahantu heza cyane. Abasore, inkumi mwitegura kurushinga n'abandi batandukanye, mwamuzi ko rero hari ahantu ho gukorera heza cyane. Simwe mwenyine n'abafite isabukuru n'ibindi birori bitandukanye. Turabwira ko uyu munsi rero tubazaniye Botanica event igufitiye ubusitani bwiza pe, bwiza buberi ijisho, ndetse bufite n'amatente meza cyane yakira abantu bari hagati y'100 na 200. Hari na tente yakira abantu 500. Tubafitiye kandi na serivisi zo kubategurira amafunguro ndetse no kwica akanyota, icyo kunywa kimeze neza cyane. Twakira kandi abagize ibyago bifuza aho gukorera ikiriyo ku giciro waba ufite icyo ari cyo cyose. Twegere tubiganireho. Dukorera kuri Ziniya ku ikoni ku muhanda wa KK 505 ku nzu nimero ya 2 uva Rwandex guherekeza kuri Bralirwa. Hamagara kuri 0782 082 566. Iyo ni Botanica event, ndahizeye cyane pe, uzampamagara umbwire. Ndi kumwe n'aba batumirwa banjye, nakubwiye nyina w'umuntu. Muraho neza? Muraho neza. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Ni amahoro? Ni amahoro. Uyu mukobwa ko musa? Nyamara ni umukobwa wanjye. Ni umukobwa wawe? Ni umukobwa wanjye. Nituza kumva amateka turaza gutangara. Yego, rero ufite inkuru yawe hamwe n'uyu mwana w'umukobwa. Yego. Witwa Sandrine, nyina w'umuntu bazi kuri Mamarana. Mamarana, yego. Yitwa Kevin. Yego. Ku muntu utakuzi wowe, wamwibwira gutura mu ntoki? Umuntu utanzi namwibwira ko nyina w'umuntu Sandrine, amazina y'ababyeyi, umumama, tubatse, mfite umugabo umwe n'abana 3. Izina ry'ububyeyi ni Mamarana. Umugabo umwe? Kuki ufite umugabo? Ngo ufite umugabo umwe, ko kandi karantangaza uriya. Yego. Ufite umugabo umwe n'abana 3. Izina ry'ububyeyi ni Mamarana. Yego. Biryoha gute kuba umubyeyi? Kuba umubyeyi biraryoha cyane.
ni ibintu byo kwishimira mba nsabira n'umuntu utarabona umwana rwose Imana izajya baha abana batarabona abana biryoha gute se noneho kuba umugore w'umugabo? Kuba umugore w'umugabo ukuntu biryohamo rero urubahwa umuntu ukubonye wese arakubaha uba ufite icyubahiro kumva ndi muka Felix yego cyane Felix turamusuhuje yego nukuri ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi tuzi abantu benshi baba bafite mu ngo bagira abakozi bo mu rugo. ibyo ngibyo tubizi muri Afurika, mu Rwanda, ariko wagera mu Burayi, muri Amerika kenshi usanga bitahaba. Harimo abantu bagira abakozi ugasanga nyine ntabwo babitaho. Iki kintu bakivugaho iki Sandrine? Umukozi burya ni umuntu wo kwitabwaho cyane cyane, umuntu ukumenyera umwana, umuntu ugutekera, umuntu umenya iby'urugo mu gihe udahari, aba ari umuntu wo kwitabwaho cyane. Aba ari umuntu wo kwitabwaho. Yego, ufite inkuru rero uyifitanye na Kevin Ishimwe. Yego, byagenze bitemeze gute? Yego, inkuru aho yatangiriye byatangiye nta mukozi mfite mu rugo. Yego, nshaka umukozi, mfite mubyara wanjye dukunda kuvugana cyane. Ndamuhamagara ndavuga ati wamfashije gushaka umukozi ko nta mukozi mfite, nari mfite akazi kandi mfite n'abana bato. Abo bana bose nta n'umwe nari mfite wo kujya ku ishuri, nari mfite abana babiri icyo gihe. Ndamuhamagara arambwira ati ariko hano hari umwana njya nkunda gucaho kenshi yigunze, ambwira ko ahari bitameze neza, akambwira ko nyirabuja waho amutuka nyine atamufata neza. Ndamubwira ati uwo mwana angana ate? Arambwira ati ni umwana muto, twaraganira, ambwira ko yarangije mu 6 primaire. Ndavuga ati subwo ntakiri umwana cyane, ngo ariko ashoboye akazi, sibye ko wenda ikibazo cyaba ari kuri nyirabuja, ariko umwana mbona ashoboye akazi. Ndavuga ati nta kibazo uzamunyoherereze. Nta telefone yari afite, yamwandikiye nimero zanjye ku gapapuro, amugeza aho afatira moto, akamoto kamungezaho. Mubonye rero sinzi ko nakomeza. Yego, ikomeza. Mubonye mbona n'umwana ukiri muto pe, burya ngana ntago ariko yanganaga, yari muto cyane pe. Ndamuhamagara. Yari afite imyaka ingahe? Biragoye kumenya yari afite imyaka ingahe, kuko no mu irangamimerere ninjye namwandikishije. Yego, ntago yari yanditse mu irangamimerere. Ubwo ariko nkurikije umwana nyine urangije primaire, navuga ko yari afite nk'imyaka 14 wenda 12. Yarangije primaire kari gatoya. Yari mutoya. Niko navuga wenda ko yari afite iyo myaka. Noneho rero ndamuhamagara ati wamnyohereje umwana muto cyane. Arambwira ati ariko ashoboye akazi, ko nabonaga anakora byose kandi nta kibazo. Nuko mujyana mu rugo, yansanze ku kazi, mujyana mu rugo. Mujyanye mu rugo koko ndamwereka ibintu byose nyine nkuko wereka umuntu ugeze mu rugo, koko mbona ni umuntu ushoboye akazi. Ushoboye akazi ariko agakunda kuba acecetse cyane. Yego. Noneho mbona atandukanye n'abandi bakozi nari mfite. Nkashyika mbona tuje, atari wa wundi utungura, ukuntu uri ku kazi ugatungura umukozi akavuga ati kangiye kureba ko umuntu ufite abana batoya. Ubu tari kwizera nyine abantu. Ndetse kumukoresha ari mutoya ntabwo ari amakosa, nizere ko utamukoresheje nk'umukozi wo. Oya, ntabwo namukoresheje nk'umukozi wo mu rugo. Ahubwo rero. Yego. Noneho rero ndamufata, turabana, ndavuga ati uzajya umfasha gutya na gutya ariko kugira ngo tube tuganira. Ndambwira gurete ati reka mbe mwifashishije noneho kugira ngo turindire ndebe ko uzashakira uwundi. Yego. Noneho rero atangira kurwara. Yari afite kuntu arwaragurika cyane, akambwira umutwe ukaba umutwe, tukajya no kwa muganga, akinjira n'ibitaro. Noneho rero ngahamagara mu rugo iwabo, yari yampaye nimero za nyirasenge yabaga mu rugo ari umufiyemere. Nyirasenge we nkamuhamagara navuga ati umwana yarwaye ari kwa muganga, ese mwanyoherereza mituweli akivuza? Ngo nta mituweli twigeze twishyura. Ubwo urumva nkamuvuza 100%. Nkazarindira ko byibuze nyirasenge avuga ati wenda se umwana yarakize, muri hehe nze gusura umwana. Nkabibura. Nyuma yaho rero nza kwegera umwana ndamubaza, mubaza amakuru.
kuko urumva yarwaye nk'inshuro 3 ntabona reaction ya nyirakuru y'umuryango. Nza kwegera umwana noneho ndamubaza ati se bite by'umuryango bite byo mu rugo kubera icyo ukunda kurwara nsa nkaho nigize muganga kenshi kuko kenshi ntago babonaga indwara kubera icyo ukunda kurwara umutwe. Ndamubaza ajya yambwira inkuru ye. Yego ambwira yuko yakuze yisanga hariya ariko mu by'ukuri nyine kumwitaho yakuze yisanga kwa nyirakuru na sekuru byarase. Yego kumwita ndamuga ati none se papa wawe wenda ajyaza kuhagusura ngo hoya ngo hari igihe ngo tuvugana kuri telefone ngo ariko ngo ntago njya mubona. Ndamubwira ati none se kugira ngo utekereze kuva mu rugo urangije mu 6 byagenze gute? Arambwira ati rero ukuntu byagenze narangije mu 6 n'ubundi nigaga bigoranye kubona amakayi ari ikibazo ariko ndangiza mu 6. Arambwira ariko natekereje nekereza ko nangije mu 6 reka njye gushaka akazi ko mu rugo wenda nkuru umwaka umwe nzasubira ku ishuri kuko 9 zaraje nzasubira mu rugo nsubire ku ishuri. Ndavuga ati noneho ni ukuvuga ngo uri gushaka amafaranga uri gukora umwaka nushira ujye ku ishuri. Arambwira ati yego ndi gushaka amafaranga nibone ibikoresho ni ukuvuga ngo amafaranga nazayanshira nanza yansubira mu kazi gutyo nsubire mu ishuri. Njya kumva numva ni inkuru ibyo ari byo byose umwana akubwiye gutyo wakumva ko nawe ku mutima wawe wakumva impuhwe za kibyeyi ziraza. Impuhwe za kibyeyi ziraza watekereza uramutse nawe usanze ari wawe. Noneho rero ndangije ndamubwira ati nta kibazo wowe tuza hano haruguru hari ikigo abana ejo bundi niba ajya ku ishuri ko yaje hagati niba ajya ku ishuri nta kibazo nawe nzakujyana ku ishuri uba ahangaho utuje ahangaho hafate nko mu rugo. Ariko ntabwo byarekeye aho ngaho nagiye iwabo nagiye ahavuka. Navuga ati reka noneho hari ukuntu umuntu atekereza ati hari ukuntu abana bananiranya bakava iwabo sinabyemera neza reka tugende tujye iwanyu tujye iwabo ndahabona mu by'ukuri nubwo afite sekuru na nyirakuru. Narababajije ati ko mbona mudakuze cyane ni gute nabahamagaraga ko umwana arwaye ntimube mwaza byibuze ngo murebe umwana byibuze ko arwaye. kuki mutitabiraga byibuze niba utareba umwana byibuze ukareba n'umwana ahantu ari n'umwana aho yagiye. Barambwira ngo ni ikibazo ngo cy'ubushobozi kuko ubushobozi buke byo narabonaga ko buhari. Nabwo atari ko mufite insina mwagurisha n'igitoki ariko ukajya kureba umwuzukuru ukareba aho umwana ari mbo ibyo sinabitinzeho cyane. Nyuma mubaza aho yigaga no ku kigo yigaga aho primaire nahagiye mu by'ukuri urebye aho yaturukaga mu rugo naho wavuga ko yari intwari. Aho yaturukaga mu rugo no kujya ku ishuri aho yigaga urugendo rurimo n'ibirometero byinshi kandi ni mutuyira. Utekereza ko twebwe twagiye imvura itagoye ariko utekereza noneho kwa kundi mu gihe cy'imvura imvura yagoye wavuga ko ari intwari. Iwabo ni mu kihe gice? Nyamasheke. Nyamasheke mu murenge wa Nyabishekeri. Bushekeri mu murenge wa Bushekeri. Uva hano i Kigali ujya kureba iwabo? Oya icyo gihe twari dukiduheye i Rusizi Muroro. Twari tugituye icyo gihe. Hanyuma rero ndahareba ku ishuri kugira ngo mbone byibuze naho umwana nibyo yigiyeho na resultat ziwe nyine nimbara uko ntiyari yaramenye nimba yaratsinze cyangwa se ataratsinze. Ntabyo yaramenye we yarangije gukora examen atagenda atajya gushaka akazi. Hanyuma rero njyayo nsanga directeur ntahari ariko mbasha kubona nimero ziwe ndamubwira umwana aranyuherereza yari yaranatsinze. Usanga yari yaratsinze ariko urumva nyine ntiyabashije nyine kubimenya ko yatsinze cyangwa se niwabo ntibabashije kumenya ngo bakurikirane ko umwana uko byagenze. Hanyuma rero naho nahereye
mufata nk'umukobwa wanjye yego n'ubu n'umukobwa wanjye iyo bajeje umwana w'imfura wanjye ngo turi banga ababwira ko turi bane imfura akavuga ko ari Kevin n'umukobwa wanjye naho natangire rero kumufata nk'umwana wanjye ariko iki nkuru yabigamije kuko nabonye ko muri famiye ya papa we mbese sinzi ukuntu nabivugamo batamwitaho niko navuga wenda reka tuvuge gutyo papa ese nawe uhari reka araza kubitwibwirira yego nkaba navuga ati byibuze umuntu aramutse abonye umuryango wa mama we byibuze kuko burya umuryango wa mama w'umuntu ushobora kubanza kwita ku mwana cyane kurusha uko umuryango sinzi ukuntu nabivugamo biterwa n'imiryango hari igihe usanga nko kwa papa ushaka kwitaho cyane ngo ni umwana wacu uwo kwa mama ntukwiteho hari igihe usanga kwa mama ushaka biterwa n'uko abantu nyine imiryango nkurikije nko mu muryango wanjye kuko nabanye na famiye yo kwa mama cyane mbona bafite urukundo rwinshi ariko nanone nareba abuzukuru abana banjye mu muryango kwa papa wabo nkabona bo noneho bafite urukundo rurenze nyirakuru nkabona rwose abakunda cyane nkabona bakunda cyane pe yego biterwa n'imiryango ntabwo ari uko ari kwa nyoko cyangwa kwa biterwa n'imiryango yego reka tubaze na Kevin rero kugira ngo twumve inkuru ye uko papa byagenze mama byagenze ku nkuru yawe yababye ko numva hari kuvugwa nyogokuru na sokuru na ba nyogosenge ariko ntabwo turi kumva papa na mama byagenze bite yego murakoze reka nsubire inyuma gato ubu dufite imyaka ingahe imyaka 17 ufite imyaka 17 wahuye n'umumama mu myaka nk'itanu ishize yego mumaranye igihe umufata gute uko mufata nk'umubyeyi wanjye yego especially mufata nyine nk'umuntu w'umwihariko uri special kuri njye yego mufata nyine nk'umubyeyi ni special gute kubera iki ni umubyeyi nyine ahantu ntabashije kubona urukundo we yararungaragarije kuki warwaraga umutwe cyane cyangwa n'ubu uracyarwara ntabwo nkirwara cyane nka mbere ntarabana n'umumama aho byari overdose ariko twabaniyeho waragabanutse ne aranganiriza akanturisha nyine iyo naba ariyo ntabwo ujya yemera ko wenda nakicara ngo nigunge ntabwo nicara nigunge hari bari n'abandi bana bari umuna banjye aribo abana biwe nabo mufata nka bari umuna wanjye abo bana nabo nyine baba bandi uruhande nabo batuma ntajya mu bintu byo gutekereza cyane yego ubutekereza cyane impamvu urwara umutwe ni ukutekereza cyane iyo natekereje cyane natekereje kuri abati zanjye ndwara umutwe cyane yego nuko papa na mama byagenze bite se Kevin ndahera ukuntu nkiri umwana nkiri mutoya ngiye nisanze kwa nyogokuru ubyara papa wahisanze uvuye he ntabwo mbizi wowe wakuze wibona uzi ubwenge uri kwa papa yego nabona mfite amini nagize ubwenge nisanga kwa nyogokuru ubyara papa yego ariko ntabwo bambwiraga ngo bona njye nzi ko ari ababyeyi banjye nyabo kuko n'abandi babyeyi nabonaga ngo mbone mama yaje kunsura cyangwa papa yaje kunsura njye nafataga nk'ababyeyi banjye nzi ko ari bo babyeyi wahamagara papa wahamagaraga mama wabahamagaraga gutyo ntabwo ikintu cyo kuvuga papa nari ikintu cy'ikiniga kuri njye cyangwa mama yari ikintu ntawe nabikoraga noneho nkumva mu baturanyi bavuga ngo ni kwa nyogokuru wawe ntiwabyumva n'abaturanyi pana mu rugo aho ngaho ntabwo bambwiraga ngo hano ni kwa nyogokuru mu baturanyi nabyumviranaga nyine nkumva ngo aha ngaha ni kwa nyogokuru wawe noneho nanjye nkatekereza nkibaza kuki babimbwira kandi nta mama mbona nta na papa mbona nkabitekerezaho gutyo noneho uko ngenda nkura niga ndi mu mashuri naje kugera nko mu wa gatatu primaire nibwo navuganye na papa kuri fone ya shangazi nawe turavugana
kubera ko ntabwo nakundaga kuvuga niho numva kuri phone ntabwo nakundaga kuvuga ngo bambwiraga ni papa wawe mu gatatu barambwira ni papa wawe ntabwo nabaga mfite icyo namubwira n'icyo ntabwo nyine nk'umuntu utamuzi ntabwo nari muzi icyo gihe ntabwo nari muzi baraza basi ndamubwira iki ubuse yaba atari na papa nka buri kintu nyine mubwira papa yabaga hehe kuki mwavuganaga ku telefone icyo gihe yabaga ngo Kigali niko bambwiraga i Kigali ariko atagira iwanyu okay yego none arambwira ati ngiye kuzaza kugusura aravuga ati yaje kunsura icyo gihe kubera ko njye ntabwo nabaga mbyitaye byose ntabwo sinzi ukuntu nabivuga ariko ntabwo nabaga mbyitayeho nyine yaraje icyo gihe ntitwanaganiraga yaraje amara nimba ari iminsi ibiri uko mbyibuka ni iminsi ibiri aragenda nyine arongera asubira i Kigali ndakomeza ndiga yego ndakomeza ndiga ngera mu gatanu ngiye kujya mu gatandatu nabwo yongeye kuza azanye n'umugore we aza n'undi mwana okay ubwo muvukana tuvukana kuri papa arambwira ati ngo uyu ni mukuru wawe Ange ni papa wahura ni mama wawe ariko abandi bakambwira ati uriya ni mukaso yego njye ntabwo icyo gihe nabaga ncecetse cyane ku buryo nyine nta kintu nashoboraga niyo navuga niyo nabasha kuvuga ngo ngire ikintu mvuga ni amarira yanangaga imbere nta kintu nyine nta kintu nabaga kuki se amarira yagutangaga imbere Kevin mu gukura nyiri umwana nahoraga nyine mba ndanigonze komera Kevin komera sha komera ukura mu gukura nabaga nigunze ntabwo nabashaga kuvuga kubera ko ntabwo babashaga kunyicaza bambwira ukuri kose kuko nabyumvaga mu baturanyi bikanera agahinda noneho nyine urabazi utwana nyine tutangiye gukura twana tuba tubyumva mu baturanyi bakora babikubwira babaza akabikubwira ngo iki ni ikinyendaro bakabivuga gutyo se yego noneho nyine nk'ibikamba n'ubu ntabwo urabyakira gusa ukomere Kevin ukomere sibyo ukomere kukubwira ngo ukomere si ukugira ngo utarire ahubwo ni ukugira ngo mu mutima wumve ko ufite ubuzima sibyo mama arahari uyu ni mama sibyo nubwo tugiye no gushaka mama wawe w'amaraso ariko uyu ni mama arahari sibyo Kevin yego nuko bakabimbwira n'abandi bana twaba turimo gukina nkumva barimo barabivuga ngo ni ikinyendaro Kevin ngo nkabyumva nyine gukina iyo mvugo bakoreshaga ko nyine abantu mu giturage iyo mvugo bakoresha noneho nanjye bikambaza ariko njyewe reaction yanjye ntabwo napfaga kuzigaragaza ako kanya twarakomeza tukikinira nkabifata nk'ibisanzwe ariko nyuma yaho hagendaga araruka nyogokuru inyuma y'inzu nakundaga kuhicara cyane nkagenda bariho nkaba nicarira nkarera base mama ubwo ngubwo yababa hehe papa yababa hehe kuko njyewe ntabwo nigeze numva ijwi rya mama ntabwo nigeze mubona face nuko nguko nyine nkabyibaza ntibigeze nakubwiye igihe watandukaniye na mama se ntiwabajije ngo babaze mu tubazo tw'amatsiko wari ufite mu mutima twatumaga ugira agahinda ngo baze nka nyogokuru kunyeka ko nyogokuru wenda mwaganiraga uko mbikeka ntabwo mwaganiraga ni nk'abantu navuga ko bagurishaga nta muntu w'umuryango wigeze unicaza muri ati Kevin twagukuye hano wowe waturutse aha ngaha kuko ubona twakubonye gutya na gutya
ntabwo bambwira nyine about zanjye zose ntabwo nta kimwe ubundi bambwira inkuru zawe ntabwo wagize kubwira ubwo se ntabwo rwari mu rwego rw'uko bakurindaga ntirwari mu rwego rw'uko bakurindaga ntibakubwira ibintu byinshi nabyo narabitekereza se baba bari kumpisha se sinzabimenye kundi se ko mbizi nkanabibabaza noneho wenda naba narakaye nabaza ngo ubundi mushaka no kwigisangira mama kubera ko umukecuru nyogokuru wanjye ntabwo tumvikanaga cyane iyo yabaga yasinze nyine yahitaga binyorera ngo usange nyoko w'indaya i Kigali umusange i Kigali akakubwira gutyo umusange i Kigali nyine nabyo bikancanga ko nabwo yabimbwiraga gutyo yasinze ariko bintukamo ariko binyorera simenye byari bwa mbere kubwira gutyo si ubwo urakana bwa mbere kubwira gutyo urakana usanga nyoko w'indaya i Kigali wumvise umeze gute Kevin icyo gihe ntabwo ntaramenya agaciro ngo uri indaya ngo usange nkirengeye ikintu nahitaga ntekereza ngo nyoko ikintu nabanzaga gukurura ni ukumva iryo jambo ambwiye ngo nyoko nkabanza sinaho kuki ajya ambwira ngo nyoko ntumvaga nyoko icyo ari cyo icyo nawe ajya ambwira ngo nyoko musange i Kigali nyoko unase ubwo nkatangira kuvuga nkajya nabyemera ko nkatamva mbanza atari mama kuko ntabwo ari mama ntabwo ari we pe ntajya kwemera ko ari kwa nyogokuru mba icyo gihe aho nari ngarukiye ngo papa na mama aje kunsura aho mu mukadata nibwo nyine baje yego icyo gihe nyine nibwo baje nongera kumva ko nyine ubwo ngubwo yaba ari papa wanjye ariko barambwira ku rundi ruhande barambwira ati ni umugore wa papa wawe yego nawe n'uyu mwana tubafite turi abana babiri ko aho mberukira n'umwana umwe baba bafite kwa papa wawe yego noneho nyine ntabwo naho twaganiriye n'uwo mwana nawe se twisanzuye yari umwana mukuru yari mukuru icyo gihe yari mukuru aranduta yego nigaga ubona afite imyaka 11 afite imyaka 11 ngiye kujya mu gatandatu bivuze ngo papa wawe yakubyaye abana n'umugore ntabwo mbizi neza ko ngiye niko mbitekereza ubu bisobanutse ko ubyumva wowe Sandrine yego niko mbitekereza nabo ntitwaganiriye cyane n'uwo mwana ari mukuru ariko ntabwo ngiye nabashaga nko kuba twakicara hano mwiza tuganire ubwo nimba bari mu rugo nahitaga nisangira abandi bana tujye kwikinira ubwo ngubwo ntajya tukabonana nka nijoro ntabwo nta kiganiro kibayeho nkikomeza ko nanjye ntabwo nabashaka ngo mwicaze ngo papa mubwire ngo mubimubaze nabimubajije kuri telefone yego uko njya kubivuga ariko najya kubivuga ikiniga kikaza kubivuga nkabivuga ndera akambwira ngo nimba utabashaka kumbwira ibyo uri kumbwira kupa suzongeye kumpamagara ari papa se akambwira kupa haba n'ibintu betse nayo kuvuga biba byaranze nena leta nibuka njyamo ariko hari twana tarutse abindi ndatarutse nyine ntacyo watubwira cyane cyane mu gatanu none natangiye mubaze amazina nzajya nandikisha ku ishuri ko badusaba imyirondoro nzajya nkoresha iyi ntabe yambwira nabe bambwira bati sinzi mba ndi kubashaka iki nabiyore reka ngende nikorera ibyo nshaka ari byo nama nyine ngiye nigiraga nandikisha amazina nshaka we nari nzi izina ryiwe mvaga bamwita Aphrodis nta mugabo umwe Aphrodis yego noneho mama we ndarihimba ko nta zina na rimwe nigeze numva bamwita ndarihimba navuga ati reka ndayinandikisha Mukandayisenga Console iryo zina rikaba biturutse hese ryaturutse hehe kuki warihimbye Mukandayisenga Console ntibashatse n'akazina kagezweho umukobwa wacura yego nanjye izina ryanjye ndarihindura yego
witwaga nde? Byabaga ari inkomere no kurivuga nabyo narivuga nkumva ni ikintu gikomeye kuri njyewe. Nitwaga Mukundene. Ibyo nasanze ari byo banyitaga. Bate abo bantu b'amaradiyo ntabwo bababwira ngo cece bayazimye. Yego, nasanze ari byo banyita, ariko ngiye kurivuga rikajya rinera ikinega nabwo ntabwo ubundi izina ngo ndiza mvuga ngiye rikanera ikinega naryo ndarihindura. yego, Ndagenda nkajya yenda twaba tugiye gukora kwiza nkandika nyine nkamumbura ukuntu mbihindura, ndetse nzagenda mbwira tica ngo arihindure kanangire mbikore gutya. Nkajya twaba tugiye gukora kwiza nkandika Ishimwe Kevin akama tica bikamucanga. Twari undi mwana twiteranwaga nawe yitwaga Ishimwe Kevin akabona impapuro n'ebyiri. Noneho arambaza ngo arabaza se ko umukono mbona ari wa Mukundene iri zina washyizeho ni kuko atari iryawe. Ndagenda noneho nyine ngenda nababaye cyane. Ndamubwira ati amazina yanjye mu rugo barayahinduje nubwo batabikubwije, ariko ngiye nubwo batabibaje hano ngo narababwiye ngo nibazane mu rugo bazane ku ishuri babikwibwirire ko amazina bayahinduye. Barabyanga arambwira ngo nzabikubwira uzabihindure. Tica nkomeza bimubwira gutyo akajya yanga kubikora, nanjye nkakomeza nandika iryo zina akajya buriya banashyira amanota biza kurangira abihinduye. Aravuga ngo nimba ubwo iwanyu barahinduye mu ndangamimero reka nanjye mbihindure. Nanjye biba bigenze gutyo, Tica barahinduye amazina ndayakomezanya no mu gatandatu ndakomeza nyine amazina barayo nkoresha ngiye nishakiye. Nawe wambwiye ati ngo abo yakoresha ari ngiye ubishaka gusa ndayakoresha no mu gatandatu ndayakoresha. Aribwo nyine nasozaga mu gatandatu njyewe nkabona famiye bimeze gutya bintu ari struggle, nkabona nyine ibintu birakomeye cyane. None se mbwira, mama wawe waje kumenya izina rye n'uyu munsi? Eko nusu turashaka mama wawe gute kuko nta n'izina nta n'akantu na gato utekereza? Nta kantu na gato bambwira hose nta nubwo bambwiye ngo twagukuya, ntabwo tuvuga ngo mama wawe yaratuya, ntabyo bigeze nta kintu na gito ubiziho. Mbese iyo ubitekereje wumva bimeze bite koko ko utazi mama utazi na njyewe mbitekerejeho cyane aho mwumva ntanasara. Icyo kintu nicyo kintu cya mbere ntekerezaho, nkumva nafata nk'inzira wenda nkirukanka no mu muhanda. Igitekerezo kikambabaza cyane, nkibaza ubwo umubyeyi ubwo yaba barankuye niyo mama wawe yego papa wawe niyo mama wawe yahaye papa wa mwana ngo mumufashe ubuzima bwaramunaniye, abona ubuzima bukomeye akamuhereza nka papa wawe ku buryo ataza no kumusura se. Nabyo nk'ibyibazaho nyine nkumva ni ikintu kinkomereye cyane, ni ikintu kinkomereye kugeza n'ino saha. None iyo ubajije papa uyu munsi mujya muvugana? Kuva wava kwa nyogokuru kwa sokuru ntabwo muravugana na papa? Twaravuganye. Akubwira kuri muri Kigali noneho nawe ari muri Kigali? Icyo gihe mu gatandatu ngiye kujya mu gatandatu bari baje kudusura. Bari baje kudusura bari kubasezeraho bari kubabwira ngo bagiye kujya muri Uganda. Yego. Ntabwo bari mu Rwanda? Ntabwo bari mu Rwanda. Ejo mu gatandatu mu gatatu nkora turokome nibwo naratsinze no mu matubana arambwira ashaka uburyo nabona mituweli, ashaka uburyo nabona mituweli, ashaka uburyo banyandikisha mu ndangamimimerere kugira ngo mbone ukuntu ngiye gukora turokome. Noneho nibwo twahamagaraga papa tukamubwira ati nyine twamuhamagaraga kuri nomero nticamo nyine ntabwo yacagamo. Noneho nibwo yafataga umwanzuro we kunyandikisha kuri ba nyogokuru banjye. Niwe yafataga umwanzuro wo kunyandikisha kuri sokuru na nyogokuru. Yego, kugira ngo ubone ibyangombwa nyine. Yego. Ubwo ntangije mu gihe turi kwitegura zizatwo zizasohoka nibwo twongeye twakomeje tuyicishamo, ariko
bakomeje tuyicishamo tukayicishamo n'ibikunde nibwo twaje kongera turavuga ati reka duhamagare masenge wawe ubwo twaramuhamagaye nyogosenge abahe abari bucyari baremera rukoma hano hafi yego noneho tuyicishijemo iracamo turavugana aranje turi kugira ngo tunamubaze amakuru aratubwira ati ngo papa wari i Kigali reka ngo mbeheze nomero yiwe yadoreje nomero yiwe turamuhamagara icamo turavugana baramubwira ati ngo umwana yakoze itorokome uno mwaka uno mwaka yakoze turokome kandi twizeye ko azatsinda mwaza ariko mukanamusura mukamureba n'ahantu aba nubwo icyo gihe yahise aza yaje aho twabaga yaje ahantu icyo gihe twari tutuye hamwe na mama kwa mama uyu nguyu yego yaraje ikintu cya mbere twabanje ko tugushaka no kumubaza umubyeyi wanjye mama yego twaricaye turamuganiriza aranje turamubaza se umubyeyi w'umwana yaba ari hehe igisubizo cya mbere yambwiye ko mama yapfuye komera Kevin komera igisubizo cya mbere yambwiye ko mama yapfuye ndamusaba basi ze wanjyanye n'ahantu baba barashyinguye mama yego namusabye n'amazina ya mama ikintu yansubije icyo gihe ntabwo yakubwiye se izina rya mama ntabwo yarimbwiye ambwiye ngo sitwa nde ntabwo yambwiye ngo gusa icyo ngo wihangane mama wawe yarapfuye yapfuye gute ndabikubwiye wowe kandi mutabana kandi uba muri Uganda ndabikubwiye ni papa se ni nyogosenge yakubwiye ni papa iyo yaje mu rugo yego yaje mu rugo aho iwawe Sandrine yego yanga kubwira neza izina rya mama ubwo ntabwo ari amanyanga ahubwo ariho nibyo natekereje ko ari amanyanga harya yitwa nta mugabo umwe Aphrodis wenda ari umubyeyi ariko twumva aka kanya akabazi ko yabyaranye n'uwo mugabo witwa gutyo ni ukuri aze gufata nimero za mama uyu nguyu ndetse n'uyu Sandre Kevin kugira ngo umubaze Kevin icyo wumva wifuza ni iki ikintu nifuza cya mbere ni ukuba nabona aho mama aturuka basi nkabona umubyeyi wanjye cyangwa abandi bavandimwe twaba tuvukana kuri mama wumva agahinda kawe kangana gute mu mutima ntabwo nabona ukuntu I don't know how I can do it ntabwo ukuntu nabivuga utarahura na mama uyu nguyu Sandrine umutima wumvaga umeze gute uyu munsi wumva umeze gute byari birenze ahangaha birenzeho wisanze gute se ubundi mu kazi ko mu rugo kubera ko katumye uhura n'uyu mubyeyi kuko urafite imyaka 12 cyangwa munsi yayo ntawamenya nibwo nyine nari nsoje mu gatandatu mbonye ubuzima bukomeye avuga ati reka njyewe ngiye gushaka amafaranga afata umwaka umwe yego
mfata umwaka umwe ngenda nshaka amafaranga. Segonderi nabonye, primaire yo byari nabonaga bigora, bati segonderi ntabwo nayiga ubwo ngubwo, ariko njye kwishakira amafaranga. Basi ni nkora umwaka umwe ntari ndadubura umwaka ninshake ndazansubiza mu gatandatu, ngende nishakira amafaranga umwaka umwe, nimbona amafaranga nzongera ngaruke ku ishuri. Ni mu mavakansi yose nzajya njya gukora mbona amafaranga. Nagiye nuko nese ubundi umuntu waguhaye akazi uri umwana ungana gutyo mu mineri bikunde kubitabaho. Yibekwa batuye Kamembe, batuye Kamembe, bampaye nomero ziwe, bambwira ati n'umuntu ashaka umwana ushaka nyine umukozi. Ndamuhamagara turumvikana, ambwira aho batuye, bangeza muri gare ya Kamembe, aza kunyirebera anjyana iwiwe, ndahakora mpamara amezi arindwi, ariko yari umumama nyine, ntabwo nawe yari azi about zanjye, yari yarazimenye kuko nawe yegeye umutwe warangiyaga cyane, nawe akambaza ari ikihe kibazo mfite. Nawe nyine kubera ko nabonaga ari umubyeyi ndamwizera, ndabimubwira kuko nta muntu akunda, impamvu nabaga nkeka ko nanarwara umutwe cyane kuko njye ntabwo nashaka ko umuntu ngo amenye ukuntu nimeze. Wenda nimba ngiye no kurira ngende ndirire nk'iriyo mveyo byarangiye n'umujinya warangiye, nongeye ngaruke nyine ndi umuntu mushya. Noneho nawe ndabimubwira, ariko kumubwira akaba ari umumama nawe sinzi ukuntu nabivuga, ntabwo ngiye kumuvuga nabi. Ni umumama nawe ntabwo yambaniye neza nyine, ntabwo yambaniye neza. Yagufataga gute? Yego ni umuntu ukuntu nakoraga, wenda wasanga icyo gihe ntari nzi gukora cyane neza. Narakoraga ariko ibyo nabasha gukora nkabirangiza, ibyo nakoraga nkabirangiza kuko nta kintu yamaga ngo gukora kinane. Ikintu ntari nzi ntabwo nari nzi guteka ibyo yarabyikoreraga, ibindi byose ngiye nkabyikorera. Ariko bikageraho naba ndyamye nka gatoya saa sita, kumva araje arambyutsa ngo kihenuke, inkuru ruraryamye, nuko ugiye mu kazi. Nyine yambwiraga amagambo mabi nyine, akanwese ngo wasanga ngo ibindi by'imyenda nta bwenge baba binafite, wasanga ubwo warananyiranye na nyogokuru wawe ari gutyo. Nkumva nyine ni umuntu nawe unkora ko niyo twabana gute ukankubita ariko utambwira amagambo mabi. Nkumva nambwira amagambo mabi cyane, naba ndwaye wenda narwara kuko narwaraga umutwe cyane nyine, ntabwo nabashaga no kubimubwira ko nabatse niba mubwira akamugame amafaranga yo kujya kwa muganga ayaribwami wenda nk'umutwe, naba ndi nko mu kazi umutwe uri kundya, naba nicaye nkanga gutyo umutwe uri kundya, wenda umutwe wenda asanga nta bintu bikoze, umva nawe ambwiye nabi gutyo umutwe uri kundya ko ntabwo nabashaga ko batse niba mubwira uyu nguyu arambwira nabi. Uhuye se na mama uyu nguyu? Yego. Niyo narwaye na grippe, ni umuntu sinzi ukuntu namuvuga nyine, nsibye Imana izamumera umugisha birenzeho, sinzi yamfata nk'umwana we, narenze umwana w'umuntu uncompi nyine, umuntu ugenda nagushore ukuntu wambaye neza disi, ariko uyu ni umwana we, humura sibyo? Umuntu njyana mu bitaro akanyishyurira 100%. Niyo namara muri minsi ngaho yaranyishyuriraga ikintu cyose nakeneraga ku ishuri aho nigaga. Yanyitaga inkweto za buri kanya, breakfast sinzi ukuntu nabivuga pe, nyine ibintu yankoreye byarandenze, mbona nta wundi mubyeyi ubaho wanze babigukorera, sinzi ariko niwe nabonye nyine, nkafata akanshakira imodoka itujyana ku ishuri n'abandi bana atashoboye ngo
uragenda n'amaguru kuko ntabwo yari kure cyane ku buryo ntagenda n'amaguru. Niyo imodoka yabaga yansize ngewe nakererewe yamaga amafaranga ndi bwategeshe kandi akongera twaryaga ibiryo ariko akongera akandinza andi mafaranga wowe nibikunanira ugende muri kantine ufate ibyo ushaka. Yamfashe birenze no kuba umubyeyi wabanze yanagufata. Wumva se disi uramutse unabonye mama atazakomeza kuba mama wawe? Niyo nabona mama yego namubona bikanshimisha ariko uyu niwo mama wanjye mufata nk'umubyeyi wanjye. Umukunda gute? Ukunda ku kigero njye ntashobora kuvuga. Ndamukunda cyane. Wabwira icyo abantu bafata nabi abana bitwa ko batabyaye, usanga ugiye mu rugo uri umukozi kandi ntabwo ukwiye gukoresha umwana muto gutyo, cyangwa ugiye kurererwa mu rugo rwo kwa sokuru, kwa nyogosenge, kwa nyoko wanyu, kwa mukuru wawe bakagufata nabi. Wowe kuba ko wabonye icyo kintu wagikoreye bikakurya, wabwira icyo abantu bafata nabi abana batari ababo? Ikintu nababwira bajya bamenya ko umuntu wese aba afite ubuzima nk'ubwo nawe afite. Ubuzima umuntu afite nawe ubuzima bwakangaje ubundi nawe akongera akaba kagundi. Ese yakiyongera akibaza se nawe yongeye gusubira ubuzima bwanze akaba ariwe nawe ujya kumukorera we cyangwa umwana we. Ikintu nababwira ngo bajya afite abana nk'abandi. Nawe ubuzima abaciyemo nawe ntabwo aba byishimiye, nawe ntabwo ari ubihitamo kuba waca mu buzima bugoranye utabona umubyeyi wawe nawe nk'uko abana baba bagufite. Bajya nabwira kubafata neza pe nta mutima. Mama reka nkwite mu Kevin we mbwira kubona umwana umukobwa wawe yababaye gutya ko ndi kubibona nawe warimo urarira wihanagura abantu babibonye. Niki kiri ku mutima, niki gituma ugira amarangamutima menshi cyane kuri we? Ikintu gituma ngira amarangamutima burya biba byiza ko burya umuntu avuka ariko umuntu akamenya n'inkomoko ye. Ushobora kugira amahirwe ukavuka mu muryango papa na mama wawe bose bakwitaho, cyangwa se ugasanga wa mama wawe niwe kwitaho kurusha uwa papa wawe, cyangwa ugasanga papa wawe niwe kwitaho kurusha mama wawe. Noneho we rero uwa papa we yawisanzemo ariko nabo ntibamwitaho nk'uko bikwiriye. Noneho rero iyo mbonye afite agahinda mba numva kumubera mama we bidahagije. Ndi mama we yego ariko nyine mba numva bidahagije, byibuze abashije kumenya nka nyina wabo. Nubwo papa we yatubwiye ko mama we yapfuye, sori gato nsubiye inyuma gatoya, ntago namuhamagaye yarakoze, namuhamagaye yaratsinze. Namuhamagaye yaratsinze mfite uruhinja, njyewe ntagikora, umugabo wanjye nta kazi afite, nkabona umwana agiye kwicara kandi atari cyo nashakaga. Atari cyo nashaka ko yicara, nkumva mbese nyine nakoresha uko nshoboye kose ariko agasura ku ishuri. Kandi nanjye nabonaga ikintu dufite kitwinjiriza amafaranga muri ako kanya ntago yavamo minervare yiwe n'ibikoresho, cyane ko yaratsinze yaragiye kwiga Nyamasheke mu kigo cy'abamansera. Nkumva nyine bitari bukundi, nshakisha nimero za papa we. Rero ndavuga ati wenda hari ikintu yadufasha, kuko atangira no kwiga hari igihe ku kazi bitajyaga bigenda neza, nkaba nacishamo nimero ye akanyizeza ati nta kibazo amakaye nzayohereza, ugategereza ugaheba ariko nta kibazo. Muri nayo ni burya ntago baba bigana ibikoresho byinshi cyane ko na minervare yabo ntago ibiri hejuru cyane. Noneho rero nibyo cyanteye imbaraga zo gushaka papa we ndamushaka ndanamubona. Ikintu yaje rero kutubwira niyo nkuru mbi, turamwinginga. Njye nta nubwo nari nzi ko yabimubwiye kuko njye naramwakiriye mugeza mu rugo, ariko kubera yuko uyu kiri ku mutima we, kwa kundi umuntu ajya mu cyumba wenda agiye kwakira nk'umushyitsi kugira ngo wakire umushyitsi uje, kubera ko cyari kiri ku mutima we yahise amubaza mama we. Nawe rero sinzi ko umupapa sinyamenya ko abantu batekereza, kuko niyo yaba yarapfuye koko
ntabwo watubwira umwana aka kanya ntabwo bimubwira gutyo wenda washaka izindi nzira ubicishamo ushobora kumubwira ati nta kibazo wowe mugiye gufungura kuko namuhamagaye kwanza bagiye gufungura mwebwe mugiye gufungura uretse reka ngende nzagaruke ngujyane mu rugo kwa mama wawe ahavuka ubone ba nyoko wanyu na mama wawe umubone wenda ibyo ngibyo akazabimubwira bageze kwa nyina wabo wenda akazarira ayo marira abona na nyina wabo imbere na nyirakuru wenda nimba kibaho simbizi akabona imbere akaba ari bimubwira ntabwo wahita ubwira umwana direct ako kanya cyane nk'umwana naramubajije ati papa wawe wamubonye nyine numva nezerewe ati namubonye ati iyo mugihura mu nzira ari kumumenya ati oya ngo ntago nari kumumenya neza ati ntago nari kumumenya neza urumva umuntu ukubwiye ngo atari kukumenya muboye mu nzira guhita umubwira ko mama we yapfuye ko utigeze uboneka mu buzima bwe yego basi wabanje ukamwiyegereza abantu badafite ububyeyi muri bo pe noneho rero papa we ndamwinginga ako kanya ko nakwingenza umbwire basi umpe nimero za mama we mwishakire njyewe ndamwingiga mbwira amazina ye yose undi mwanya umwe yaramwe ngo ni Jeannette ngo avuka i Butare gusa icyo tuzi nuko avuka i Butare umwanya umwe yaramwe ngo ni Jeannette undi mwanya arambwira ngo yitwa Yvette nturishuwa y'umuntu mwabyaranye nawe ntago urishuwa mbamwigeze kumubaza yatandukanye na mama we ryari njye narabibajije nabibajije nyirakuru umwana wamubonye afite igihe kingana iki arambwira ngo yari afite umwaka umwe n'amezi kari gatoya kuko wenda mama we aramutse abonye iki kiganiro cyangwa se mukuru wa mama we cyangwa murumuna wa mama we cyangwa abandi bavukanye bashobora kuba bavukana mama ashobora kuba ayo mazina yanditse ku ifishi yari yanditse Mukundene Kevin tugana ku musozo rero ni ubuhe butumwa watanga by'umwihariko ko ageze mu kangahe barajya mu wa gatanu segonderi yayasoje birakorohera kumurihira kugira gute ubu icyari kineye gushaka byibuze kuko nabonye umuryango papa we ntacyo bakoze cyane kineye gushaka byibuza umuryango wa mama we no kugira ngo byibuze bamfashe kugira ngo bamfashe uko ndi kumva kwicara gukomeza mureba atari kujya ku ishuri biragoye kandi nanjye mfite abana bato inshingano nyinshi income yinjira mu rugo income yinjira mu rugo ni nkeya umutware wanjye nta kazi afite mbese nyine nkumva byibuze mbonye famiye ya mama we bamfasha byibuze umwana akakomeza kwiga ariko ntacikikiriza amashuri umwana ufite agahinda gutya gucikirizamo amashuri hagati ni hahandi ibintu bisubira inyuma ni handi umwana wabona yananturutse wenda yirutse ku musozi ashobora kuba yagize ikindi kibazo akagira trauma agatwara stroke mbese nyine akagira ikindi kibazo byibuze ari ku ishuri yumva ko ubuzima buri imbere ari bwiza nibyo reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu n'undi wese wabona yafata Kevin mu nshingano mu kumurihira amashuri akunganira mama we yabonye Sandrine ndetse n'umutware we ni ukuri wabugize neza wafata nimero za Sandrine ubundi rwose mukazamwunganira nabyo tubishoboye ni ukuri mwabikora kandi Imana yazabaho umugisha rero ikigamijwe ni ukugira ngo babone ku muryango wa mama w'uyu mwana birashoboka ko mama yitabye Imana koko ariko nta n'uwamenya sibyo yego nta n'uwamenya uyu munsi reka rero uwumva azi ko hari uwacuditse n'uwo mugabo bakaba barabyaranye uyu mwana ubona asa na papa we mu muryango wo kwa papa niyo mpamvu mvuga ati asa n'iwa na mama we mu muryango wo kwa papa we bose nta n'umwe basa nta n'umwe yego waba ubona asa n'uyu mukobwa rero ashobora no gusanga mama we yarasaga gutya yego cyangwa asa gutya ko kumwica nta wamenya asaga nariho yego vuga niba telefone ya Sandrine
0788 71 48 331. yego yanditseho Sandrine. Yanditseho Sandrine nyina w'umwana. Yego muze kwibyaza umusaruro mu rwego rwo kugira ngo abone umubyeyi n'ubwunganizi mu kurira amashuri uyu mwana w'umukobwa. Imana ibarinde. Bakoze. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.